bari ukanyereka urukundo rwa papa cyangwa rwa mama nigeze mbona. guhera uyu munsi ni papa wawe. Sure. Ni ukuri kubera iki se? Ako giho ndi inshuti yawe cyamuri wajya mbara ko cyangwa hari indi inshuti wabonye sha kubizi koko mu buzima bwanjye bwa hafi siwe aje kukwishyuza ubwa kabiri agaruka akuzana ibyo guteka gutyo gusa ukuntu umuntu azaje kukwishyuza ese urumva ari ibintu birenze nyuma yo kukwishyuza ubwa yagiye mwiyunze se nta n'ikintu navuganye nawe yagiye namubwiye nabi cyane agaruka aje akuzaniye ibintu yego siko nabwo ubugira we nyine wenda ashobora kuba yarabonye tutabaye inzoka mbonye inzoka araturara mbonye inzoka yego mbonye inzoka tujya kuyica tugende nanjye naragura abana tuba turi kuganira kenshi baba bambwira ngo ndi uwo mu bakire ngo isura mfite ngo ni abana b'abakire ngo wasanga ngo ubu ngubu ngo natanga amapiza amacita n'ibindi bintu byo kubera ko baba bari kumbwira ibintu ntagiko teta ntuzongere kubabara yego kuko ndongera mfitanye isezerano n'Imana ko ibintu ugomba kurangira kandi vuba cyane uko bizarangira karumuna kanje ndagukunda kandi niwe mama na papa batsigiye nubwo tubaye mu buzima bubi ariko komera yego ndabizi neza ko bizashira yego bizashira sibyo kandi nugera mu bandi bana jye useka wishimye ugaragaza isura itohagiye sibyo mugakobane mu maso kubera ko utariye cyangwa uburayi yego urabitsezeranyije ndagusezeranyije ese ndamutse nkunze umuntu akanga nabaho gute? basi mbabarira uratuma ndira garukira aho ngaho kandi Paul